umuntu akaba yakora komedi mu ijambo ry'Imana de akicaza imbaga y'abantu benshi akavuga ku ijambo ry'Imana aribyiniraho arikoresha ibintu bidatunganye noneho ukabona abantu barabyishimiye abantu baraseka abantu baranezerewe kandi ukabona imbaga y'abantu iramukurikiye ukibaza eske ubu si ubuyobe ese niba umuntu ashobora gufata ijambo ry'Imana akaribyiniraho kuriya abantu bakamukurikira burana arimo kuyobya abantu ese si rya jambo ry'Imana ngo abayobya bato muri abangaba bizagenda bite harya Imana idufashe cyane kuko birimo biratera impungenge abantu barimo kubyibaza ese ni kubera iki ese umuntu akura hehe ziriya mbaraga zishobora guhagarara akayobya ijambo akarivugiraho mu buryo butari ngo no gutebya no gusetsa abantu reka nta kibazo umuntu kwisekera twiganiriraga ibyo bintu ese ijambo ry'Imana cyo bivugaho cyangwa birakwiriye abantu nk'uko umuntu akora komedi babandi bisi yatubona n'ijambo ry'Imana twari turikoramo komedi uzi kubeshya avuga ngo Imana iravuze ngo Imana irambwiye ngo uburetseho gato ubikinisha abantu bagaseka bakajya hasi washyizemo akantu ka komedi biriya bintu byo ni ibiki abantu bihaye barimo bakora ejo bundi nabonye bwo azanye rya jambo rivuga ngo ry'umunsi rwa Yohana yego uko turi abana b'Imana dahi kandi uko tuzasa ntikurerekana yego cyo tuzi nuko niyerekanwa tuzasa nawe ubu kandi tuzumurira uko ari pi yego si nkuko bavuze nuko nabako yego noneho iyo jambo ahita abwira mugenzi we wari usomye yego ngo niba tuzosukusuku ngo sinkigiyeyo baba we sinzojayo kandi abantu bagaseka yose iraseka yabo bazishyira rone arazenda zishyira mu gifite ishusho ashaka aziyeza mu gishushanyo cy'ikimasa baravuga bati iki niyo mana iki nicyo mana yawe wabunga Isiraheli yabwiye mu gihugu cya Egiputa arona bibonye bakwicanira imbere yacyo avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka gatandatu rero bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa bazana ibitambo by'uko bari amahoro abantu bicazwa no kurya bahagurwa no kunywa bahagurwa no gukina aya magambo ugiye mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 10 wasanga abantu uwo munsi bicazwa no kurya bakanywa bagagurwa no gukina uwo munsi barasambaye niwo munsi bishwe n'umurimbuzi yego inzoka zibarira mu butayu urabyumvise kuko bariye baravuyarara barahaga barangije baradamarara guhaga kwabo kuza mu bintu by'ibikino biriya bintu mureba biri hariya by'ibikino biriya bintu byo guseka ngibona n'ibitwenge nabyo ubwabyo byagombye kugira limiti reka mu impamvu ibitwenge byagombye kugira limiti ni ku cyumugabo w'umuhanga witwa Salomo yavuze ngo ibitwenge by'umupfapfa se ku busa yego bimeze nk'inkwi z'amahwa ziturikira mu ziko buriya kandi wenda nyiri sare bikorerwamo wabona nyumvise nabi kavuga atavuye amata mu kanwa cyangwa n'ubikora nawe akavanga muratukanye nyamara gusa natinya ko umuntu anyumva nabi kandi ukuri ariko kumera yego kuri kuraryana ntabwo nzatinya kuvuga ukuri sinanga kuvuga ukuri nibura uwo kuzakiza kuzamukiza kandi azigaravuga ati numvise ukuri iki kintu gitumye ninginga babene data ninginga abana banjye harimo abangana nabo mbyaye ninginga babavandimwe ngo bahagarike barekeraho babyihane niba na ngombwa basaba Imana imbabazi bayaturire yego ko batazongera gukinira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iby'umwuka bikwiye gusobanuzwa iby'umwuka bindi. Umuntu wa kamere ntakwiye kubisobanura uko yishakiye uko abyumva mu bwenge bwe yego babigenda uko yishakiye oya ariko
reka tuze mbugurikiye. Sashimwe Yesu ahimbazwe inshuti za Mpumuriza GB Ministries. Amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino ku isi, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Igitondo nk'iki, umunsi nk'uyu nguyu, ijoro kuri bamwe, turavuze ngo amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye ku isi hose. Uyu mwanya rero turashima Imana yuko tukiri bazima, duhumeka umwuka w'abazima, kandi dushima Imana no ku bwanyu ko namwe muri bazima. Mushobora kuba mushima Imana aho muri hose, mu buryo bwo ari bwo bwose, waba urwaye, ushobora kuvuga mu mutima, ushobora gutekereza ukaba wagira icyo ubwira Imana. Turashima Imana cyane yuko hakiri ibyiringiro ko wowe ugihumeka no gutungana rwose, watungana muri ibyo bibazo urimo kunyuramo byose. Rero iki gitondo turashima Imana ko yatwemereye kuba twongeye kuza kuganira ku ijambo ryayo, tubwirana iby'urutse umutima, duhumurizanya, dukomezanya, tujya inama kugira ngo tumenye uko tugenda muri uru rugendo. Rero ni ukuri tugira ubuntu kongera guhura na Dr. Pastor Zigirinshuti Michel, umushumba Imana yahamagaye ikagirira ubuntu, ikamuhereza ubwenge bwayo kugira ngo abugabure. Rero turamushimira cyane ko igihe cyose tumusabye ntabwo aduhereza impamvu nyinshi ngo dusabe randevu. Rero turamushimira, kenshi muzajya mumubona mujye mumenya ko ntabwo agorana, yamenye gutumika ibyo yahawe kugira ngo atange. Mushumba turabakiriye. Amen, amen. Mbere yuko dutangira rero ngo tuganire ku icyaduhuje, reka tubanze dushime Imana ibitwemereye. Data mwiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye ko uri Imana yacu, kuba turiho, kuba dushobora kuvuga ni ubuntu bwawe. Ntabwo rero twabifata nk'ibisanzwe kuko turabizi ko hari benshi bari muri koma, hari benshi mwami bageze ahacecekerwa. Ibyo byose iyo tubyumvise, iyo tubitekereje, bituma twongera kugira imbaraga zo kuza imbere yawe ngo tugushime. Rero tuguhaye icyubahiro kuko abagishobora kuvuga, turakunezerewe Mana. Reka rero udukoreshe uko ushaka kugira ngo ubushake bwawe bushyike kuri bose ndetse kuri twese. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, turakwingize ngo uzubane natwe. Mwuka wera uganiriza imitima yacu, dushobore kuganiriza abadukurikiye. Umushumba umuha umugisha, aba yitanze, yasize byinshi yakaba yarimo, ariko akaza kugukorera mwami. Rero umuvugishe kugira ngo twese dufashwe, ndetse mwami n'umukozi wawe mwami Emmanuel udufasha muri ibi, umuha umugisha kugira ngo akomeze yiyungure ubwenge n'ubumenyi gukoresha mwami iri koranabuhanga. Tuguhaye icyubahiro kuri Imana yacu, kandi umva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yego, so uyu munsi rero turashima Imana ko yatwongereye kubaho. Mushumba, tubahaye ikaze musuhuze abadukurikiye. Amen, amen, amen. Turabizi ko benshi bagukunda, bagukurikira. Yewe nakavuze ngo nta n'umuntu uba udakwiriye gukunda mugenzi uretse Satani. Rero mujye mugerageza mukundane, na mugenzi wawe naguhemukira ujye ugerageza usaba imbabazi, mwiyunge, mwongere mukomeze urugendo, kuko udasabye imbabazi nawe ntabwo uzazihabwa nuko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero tugiye kuganira ku ijambo mushumba. Tumaze igihe tubona, hari igihe kenshi tureba hano hanze imyitwarire y'abantu, yaba ari abakristo. Okay, katwivugira ku bakristo kuko kutezera Imana we arabikwiriye no gukora nubwo abazi ibyo akora. Ariko tumaze igihe ubona nk'utuntu kumva biragutera impungenge, noneho bigatuma abantu tubazanya ngo ariko buriya biriya bimeze biti. Byose bitandukaniye he na biriya? Ibyo uzi ibyo ari byose mushu. Hari inyigisho zisigaye ziriho, cyangwa se umuntu agahaguruka abantu bakagoreka ijambo ry'Imana. Umuntu akaba yasoma ijambo ry'Imana akarivugiraho. Urabona ko akunda abantu bakora komedi. Umuntu akaba yakora komedi mu ijambo ry'Imana akicaza imbaga y'abantu benshi, akavuga ku ijambo ry'Imana, aribyiniraho, arikoresha ibintu bidatunganye. Noneho ukabona abantu barabyishimiye, abantu baraseka, abantu baranezerewe, kandi ukabona imbaga y'abantu iramukurikiye. Ukibaza, eske ubu si ubuyobe? Ese niba umuntu ashobora gufata ijambo ry'Imana akaribyiniraho kuriya, abantu bakamukurikira, burana arimo kuyobya abantu? Ese si rya jambo ry'Imana ngo abayobya bato muri abangaba bizagenda bite harya? Imana idufashe cyane kuko birimo biratera impungenge, abantu barimo kubyibaza, ese ni kubera iki? Ese umuntu akura hehe ziriya mbaraga zishobora guhagarara akayobya ijambo
akarivugiraho mu buryo butari ngo ni ugutebya ni ugusetsa abantu reka nta kibazo umuntu kwisekera twiganiriraga ibyo bintu ese ijambo ry'Imana icyo bivugaho cyangwa birakwiriye abantu nk'uko umuntu akora komedi babandi bisi tubona n'ijambo ry'Imana twajya turikoramo komedi uzi kubeshywa avuga ngo Imana iravuze ngo Imana irambwiye ngo uburetseho gato ubikinisha abantu bagaseka bakajya hasi washyizemo akantu ka komedi biriya bintu byo ni ibiki abantu bihaye barimo bakora ni ibintu birimo kwaduka yego byo muri iyi minsi ariko hari ikintu mpora nibaza kuki njya kure ugasanga ikintu na kimwe kiriho mu isi gikorwa kidafite reference muri Bibiliya ni ukuri icyo kirantangaza byaba biri positive yego byaba biri negative byose ubisangamo ibyo abantu bakoze nabi tubisangamo tukareba uko byabagendekeye n'amaherezo bageze yego ibyo bakoze ibintu byiza tukabibona uko Imana yabashimiye yego rero hari imirongo imwe n'imwe numva nakoresha yego ngo wenda abantu badukurikiye bumve ko ibyo bintu hari igihe byabayeho gusa n'ibyabaye ku rwego rungana nk'urwo bivuzemo yego kuko icyo uvuze nanjye narakibonye yego nakibonye pe ntabwo ndamenya sale abantu baba barimo aho yariyo ariko ubona ko ari benshi ubona ko ari benshi kandi nka 97% n'urubyiruko noneho nagizwe n'ibibazo se aba bana b'abakobwa n'aba bahungu ubu ntiwabona bafite ahantu bateranira mu rusengero yego ntiwabona nabo ari ingingo z'itorero runaka yego ntiwabona nabo baba muri za worship team birashoboka kandi rwose pe muzabibona muzabyumva yego none ndavuga se nk'aba bana bahaguruka bakajya hariya hantu bakahicara hanyuma umuntu akabasetsa akabasekereza mu ijambo ry'Imana ari ryo arimo gukoresha ugasanga abantu banezerewe basinze umunezero sinzi kutabibonye baba banicaranye umusore inkumi kugira ngo n'umukobwa umuhungu n'umuhungu ntabwo ari kenshi yego kenshi ubona bicaranye bicaye nk'amakupure icyo nacyo mwarakibonye ariko singitindaho hanyuma rero nanabamenyeshe ko nta wanze yuko bagira umwanya wo kunezerwa bagira umwanya wo guseka bagira umwanya wo kuganira yego imyaka yabo yewe natwe abakuru natwe dukenera kunezerwa tukaganira ariko nubwo twaganira gute tugaseka tukagira urwenya tugasakuza tugaca imigani kirazira kubikorera mu ijambo ry'Imana ukuri ni ukuri kirazira kubikoresha ijambo ry'Imana akaba ari ugore ukagenda ukaribyinamo uko ushaka naratangaye mu minsi itambutse mike yego umuntu yashyiriye muri telefone iyi app yitwa TikTok yego bana banjye kugira abana nyine bakuze banize ibi bintu ushiduka bagwaye nk'utuntu yego ati papa kamuhe ka TikTok kurebe kandi barabashaka kugusetsa ngo bijya ngo nseke ngimboro n'utumutseke yego uzi ibyo naboneyeho ndaboneyeho abantu babiri baza bagabanye role yego sibyo umwe akaba uhanurirwa undi akaba umuhanuzi yego umwe agahagarara mu mwanya w'iteraniro undi ahagarara mu mwanya w'umwigisha mana yanjye noneho bafite ukuntu telefoni bagenza ikabahindura mu masura yego ugasanga umuntu yagiye yamugize nk'ingagi urabyumva iyi minwa yagize ukuntu amaso yagize ukuntu mu isura y'umuntu habaye ukundi yego ariko bagafata ijwi ry'umuntu runaka yego bakarishyiramo ariko kumva uwo muntu ahari ameze nk'uri mu kwigana undi muntu runaka yego swati arigana Michel Z'igicuti yego arigana runaka mu masengesho arigana umwiciro runaka ubwo nanzwe indi mvuga
ndivuga jyewe noneho dore ikintu cyambabaje bavuga mu ndimi barimo baziga yego icyo kintu ni kibi pe bakinisha ibindi ariko ibyo gukica ibyo banabyitondera yego noneho bakavuga mu ndimi bakigana indimi yego ikibabaje bakanazandika muri screen indimi z'umwuka ukabona haruguru hari inyandiko babyita release hari mu ndirimbo ariko ni imyandiko none ugasanga ibyo arimo kuvuga mu ndimi birananditse inyuma ye si indimi z'umwuka zirandikwa icyo cyambazwa yego ariko ukumva arahanuye aramuhanuriye uko Imana ivuga iyo batiganye imvugo y'abavandimwe bacu tukaba by'abanyamurenge rwo babita tubyita iyo batiganye imvugo yabo basanga bizemo ukuntu we mpaye urumva babishyizemo yego ariko ikigamijwe ari iki ari ugusetsa kwishakira abakiriya icyo kintu cyo kwigana indimi z'umwuka cyo kwigana ubuhanuzi yego hari umuhanuzi n'uhanurirwa hari iterano n'umwigisha ibi bintu uyu mwuka uhagurutse gute muri iyi minsi ko nta myaka 5 ibintu bimaze yewe ko ni 3 banze itarimo yego muri covid ibintu ntabyo yari biriho ibintu bihagurutse bite bije biti ibintu nta kintu bizana ni satani uzana ibintu by'inzaduka yego kugira ngo abantu benshi barangare yego bagira akantu k'agahuge noneho n'ijambo ry'Imana ritakaze icyanga cyaryo ritakaze imbaraga ryagombye kugira ku bugingo bw'umuntu yego kuko usomye Abaroma igice cya 10 mu 14-15 usanga avuga ko ijambo ry'Imana ryagombye kuvuga ngo umuntu aryumve yego uryumvise yizere uwizeye yambaze yego uwambaje akizwe Imana nishimye amen ugasanga ijambo ry'Imana bararyishe barikoze nabi cyane kasumije ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo waho wa 16 uko ibintu nk'ibi ngibi yego abantu bakwiye guhabwa ijambo ry'Imana n'icyo biri bivugaho yego nibyo byiza urakavuga ati ntago ari Misheli wari urwanya ibintu ubwo duhaye ijambo ry'Imana rivugaho yego igice cya 2 umurongo wa 16 ariko kwa 14 wa 16 tugahasoza 14 ibyerekeye kwirinda impaka ujye ubibutsa ibyo ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze ahubwo bigusha abumva ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwe umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri ariko amagambo yamanjwe ataray'Imana yazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha ariko amagambo y'amanje ataray'Imana uyazibukire uyareke yego kuko abayavuga bazarushaho gushayisha umwana w'umusore agaze imbere y'abandi basore 1,000 bari muri sare yego agasobanura urukundo uko rudasobanuka muri Bibiliya yego yego akaruhinda inyito akarujyana mu yindi sanse yego sanse bien sûr ihura nuko bo bashaka ihura n'imva mutima zawo abantu bahagari harimo ubugingo buryo yego niyo birivuga iti
uwo mwana ntimumuteragenda mu musome ye gushavura Yego. yikurira ayo magambo ari muri Bibiliya Yego. iryo jambo ryo gusoma umwana bakarisobanura ukuntu Yego. mutashyanishe guhoberana kwera wajya mu gifaransa basanga ngo ni Saint Beza donc ni bisu ni bisu yo gutashyanisha guhoberana kwera Yego. iyo bakayisobanura ukundi Yego. kubw'ejo bundi nabonye bwo azanye rya jambo rivuga ngo ry'umunzari kuza Yohana Yego. uko turi abana b'Imana dahi kandi uko tuzasa ntikurerekana Yego. cyo tuzi cyo nuko niyerekanwa Tuzasa nawe. ubu kandi tuzomurira uko ari pi Yego. si nkuko bavuze nuko nabaho Yego. noneho iryo jambo ahita abwira mugenzi wari usomye Yego. ngo niba tuzosukusuku ngo sinkigiyeyo Ye baba we. sinzojayo Kandi abantu bagaseka. sare yose iraseka sare yose irakwenkwenuka bihinduka urwenya aho Imana yicaye nyiri jambo aho Kristo ari wandikishije ijambo amererwa gute Nukuri. amererwa gute kuko nkuriya yabwiye ngo niba nzasukusuku Naho nzajya. ntaho kigiye Ntabwo ari ijambo ry'Imana. kumenya ngo ese tuzagumya gusa uko twasaga tuzahindura ubundi ntabwo uzagumya gusa uko turi ubundi Yego. ariko ibyo ntabwo bashaka kuhagira ibyo guhindurwa Yego. ahubwo bagarukiye aho kuba inteko yose imbaga yose irahisetse we kuri we intego yayigezeho. iyi ni imikoro ya Satani ijambo ry'Imana ritakaza uburyohe bwaryo ritakaze ritakaza imbaraga Yesu agufashe cyane. Amen. Buri ijambo ry'Imana rero nk'uko twatangiye tubivuga ariyo teme twafashe Bibiliya igira ikintu bivugaho ikanavuga n'ingaruka bigira ku bantu. Uyu murongo dusomye mwumvise ko abantu bose bavuga amagambo y'amanjwe atari ay'Imana ariko kandi bakayavuga bayerekeza mu y'Imana. Ingaruka ya mbere ngo nuko barushaho gushayisha. Gushayisha ntabwo ababyumva abatufite ngo nabyumva neza. Ngukabya. Gushayisha ni ukukabya ni ukugera kure. Ni nk'uko umuntu yaba yasaye gusaye ubundi ni imvugo yo kurigita. Bakandagira hano. Noneho kuhagera ageze umugisha bamuvanayo vuba atararigita. Gushayisha rero ni ukukabya ni ukugera kure. Ahantu bitacyoroshye ko tukuvanayo. Icyo rero jambo maze munyemerere dusubire ijambo ry'Imana twumve icyo biri bivugaho nanone. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho cya mbere umurongo wa 6. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 6. Ariko duhere ku wa 3 uwa 6 uze urisoza. Ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi. Babyumvise cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma hariya ntihaba cyangwa amasekuruza atagira iherezo bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera ahubwo bizana impaka. Biriya bintu nta murimo w'Imana wo kwizera bifasha. Ntabwo byazamura kwizera k'umuntu wahabaye. Nta gipimo cy'umwuka cyazamuka. Nta gutunganya ubugingo kwahaba. 5 ibyo bibategekeye kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima uboneye kandi uticira urubanza bagire no kwizera kutaryarya. Ubwo rwa rukundo rero rwa rukundo bagoreka rutaryarya kandi ruva ku mutima uboneye. Iyo umutima utaboneye n'urukundo rw'uwo muntu rwakora ibindi binyuranye n'iby'urukundo rw'Imana Bibiliya ivuga. Noneho 6 ibyo bamwe babiteshutsemo biyobagiriza mu biganiro by'amanjwe. Ibyo tuvuze bamwe babiteshutsemo biyobagiriza hehe mu biganiro by'amanjwe. Inshuti ya Kristo
ibiganiro natangiye by'amajwi ndabwira ngo ndatinya ko bariya abana b'inkumi n'abasore bahicaye baba aribwo bari batangiye urugendo rwo gukizwa mu matorero aho bari, ndetse ndatinya kurutaho ko nta n'aho bari bagatangira gusengera. ubwo ibyo agakiza bikagenda bikamirwa n'ariya magambo y'amajwi. Yego. noneho ntatinye ijambo ry'Imana. ubundi ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ryagombye guhindisha umushyitsi uryumvise. niko muri Yesaya 36 bavuga. Yego. bagahindisha umushyitsi naryo ryagombye kwakirwa n'umuntu, umutima w'uwo muntu ukagira icyo uhindurwaho naryo. ariko ibintu barimo kurikoresha barivuga uko ritari, barisobanura uko ritari, birimo biratuma buriya abantu batakaza umwimerere w'ijambo ry'Imana. mu gitabo cyo kuva mu magambo ateye ubwoba nshuti zanjye, igice cya 32 handebere twasome wumve amagambo ateye ubwoba pe. kuva ibice 32. Yego. ubundi umurongo wa 6 ariko reka ntacyo duhere ku murongo wa 3. Yego. abantu bose bakatura impeta z'izahabu zari ku matwi yabo bazishyira Aroni, arazenda zishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyeza mu gishushanyo cy'ikimasa. baravuga bati iki niyo mana, iki nicyo mana yawe wamunga Isiraheli we yavuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. 6 rero bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro. abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutwa no gukina. aya magambo ugiye mu rwandiko rw'Abakorinto igice cya 10 wasanga bavuga uwo munsi bicajwe no kurya bakanywa bagahagurutwa no gukina, uwo munsi barasambaye. niwo munsi bishwe n'umurimbuzi. Yego. inzoka zibarira mu butayu. urabyumvise? kuko bariye baravuyarara, barahaga, barangije baradamarara. guhaga kwabo kuzamo ibintu by'ibikino, biriya bintu mureba biri hariya by'ibikino, biriya bintu byo guseka. njye mbona n'ibitwenge nabyo ubwabyo byagombye kugira limiti. reka mubwire impamvu ibitwenge byagombye kugira limiti. ni ku cyuga w'umuhanga witwa Salomo yavuze ngo ibitwenge by'umupfapfa useka ubusa. Yego. bimeze nk'inkwi z'amahwa ziturikira mu ziko. wigeze umva aho bacanye amahwa aturikira mu ziko? kurya wumva ngo aturika ubwo ni ku gitwenge cy'umupfapfa kimeze. ni ukuvuga ko no guseka nako kwagombye kugira impamvu. Yego. guseka rire uko mvuga igifaransa, guseka byagombye kugira impamvu, bikanezeza umutima, umunezero uri bugumemo mu buzima. ariko biriya bintu byo guseka bimeze nk'urwenya ukabiseka bikarangira, nta somo bisize muri wowe. Yego. nta rwibutso bisize muri wowe. biriya nta kintu bimaze amazina gitoya, nta kintu kimwe bimaze, kandi byakururira iry'umubiri. kuko umwana w'umuhungu araseka yegamiranye n'umukobwa, ndetse yamuseguye ukuboko. erega buri muntu mukuru ikimugenza no kwitegereza. biravuga ngo ujya mukuru ntizuba ryagiye kureba, byose iyo byitegereza ngenda bibona, amenya ngo ari kuyu mwana w'umukobwa weganye mu kuboko umuhungu utari musaza we, ko atari anko yasuye, ko atari se. harya ahantu aregama gutyo gusa baseke barya bahava amahoro. ese niko bose bafite imbaraga ziri buneshe kwifuza k'umubiri?
aho hose hadutera impungenge nk'ababyeyi ariko cyane cyane nk'umukozi w'Imana nk'umushumba bigira impungenge ibi bintu bose wumvise ko umunezero nk'uriya wazana ibyaha bicazwa no kurya no kunywa bahutwa no gukina kandi uwo munsi bakinnyeho barasambana noneho rero umurongo wa 18 umurongo wa 18 w'icyo kinini cya 32 nta magambo numva twakwifashisha kuri iki kintu tumuvugaho reka tuzi ku 17 Yosuwa yumvisha amajwi y'abantu basakuza abwira Mose ati urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando aramuvuze ati iryo rwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa yego ahubwo ndumva amajwi y'ababyina umvise ngo cyariya ntabwo ari urusaku rw'abantu bashimishijwe no kunesha nuko banesheje sini urusaku rw'abatakishwa nuko baneshejwe basaba umusada ubwo n'amajwi y'iki y'ababyina ijambo ni iki bariya abantu bicaye nk'ariya nta kintu banesheje niba ngo tuvuge ko ari mu kuririmba byo bita chant de triomphe indirimbo z'intsinzi nta n'ikintu kibateye ngo bamere nk'abari ku rugamba aho hantu ho muri icyo kintu kimeze nk'ababyinnye yose atandukunda kwinjirira akiba abantu umugono uyu ni wa munsi bari ku musozi iki gigomba nyine Mose Aroni yakiremye bamara ku musozi Yosuwa na Mose ko mu ngano numva hari urusaku habaye iki nateze amatwi ngo numve kuba ari abantu batakishwa no kuneshwa wapi nk'ibintu ukuri kutugomba ko baba ari abantu barimo kuririmba hari intsinzi no kunesha nabyo numva wapi ubwo numva n'iki barimo kwibyinira umuntu wese no mu buzima busanzwe bwose turetse n'ibyo by'urugendo byo mu ijuru cyangwa by'ubuzima tubaye bwa gikristo umuntu wese uri mu buzima busanzwe yagombye kubaho hari icyo arimo arwana nacyo ngo kigereho cyangwa akaba ari mu minsi mikuru yo kwishimira ko akigezeho nuko byagombye kumera baba urubyiruko baba bakuze niko byagombye kumera umurongo wa 19 ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina uburakari bwa Mose buragurumana ajugunye bya bisabye ngo binyuze mu maboko abimenagurira munsi y'uwo musozi kuko asanze koko si ishimwe si ibyo basengera hari ahantu reba ntawe ushima Imana ariko bariye banyoye nta kibazo cyo gusengera atanze ni gusa bagataha umurongo ibiciro bya Yobu hansomera Yobu 33 umurongo wa 27 aririmbira imbere y'abantu ati naracumuye mwagoreka ibyari bigororotse ariko ntacyo byamariye urakoze cyane aririmbira imbere y'abantu ati naracumuye nkagoreka ibyari bigororotse ariko ntacyo byamariye izi nteko ari amateraniro kiriya giterane kijyanwa no kugoreka ibyari bigororotse ngo abantu baseke gusa ntacyo bibamarira ntacyo bihindura muri mentalite y'umuntu muri ideology ntacyo bihindura ahubwo hari ibintu bihangirikira hari byinshi bihangirikira mu muntu aho umuntu abidevelopa mu buryo bwe cyangwa ubundi akagira ibintu byangirikira muri we yego Zaburi 56 nayo irabivuga kuri iki Zaburi 56
waho gatandatu biriza umunsi bagoreka amagambo yanjye yego bibwira ibyo kungirira nabi bisa murakoze biriza umunsi bagoreka amagambo yanjye ntaka nshaka sindamenya igihe bagereramo n'igihe basoreza sindamenya ibyo uriya muntu wafashe agatutu wafashe podiyumu wo gusetsa icyo ahema ariko icyo nzi ni uko ahantu bakorera hishyurwa icyo nzi ni uko wenda uriya wabasetsa nawe hari icyo agenerwa birashoboka ariko se ni gute abantu bafata umwanya wo kwicara hariya ngo bagure ijambo ry'Imana ababyumva ririmo rigorekwa babiseke banezerwe kandi wenda bajya bagira umwanya wo kujya mu nzu y'Imana bakumva ijambo ry'Imana rizima n'umwigisha reba kuva ku cyumweru ukaba uri mu rusengero wumva ijambo ry'Imana rizima n'umwigisha kuri weekend cyangwa kuri konje ukayikumva aho bari koreka yego ibi bintu byivanga gute mu mitwe y'abantu babivangura bati mu by'ukuri Yesu adufashe cyane amen mu migani igice cya gatandatu mirongo cumi na kabiri imigani igice cya gatandatu mirongo cumi na kabiri twongera ukuntu havuga iyo wahageze wasoma haravuga ngo ni ikizira kuba imigani igice cya gatandatu okay nagize 16 igice cya gatandatu mirongo cumi na kabiri umuntu ariko ku mutwe w'amagambo haravuga iki iby'Imana yanga yego umuntu w'ikiburaburyo umuntu w'inkozi y'ibibi niwe ugendana umunwa ugoreka akicirana amaso akavugisha ibirenge agacisha amarenga intoki ze yego uyu muntu hari uvuga ngo ni ibintu Imana yanga yanga umuntu w'ikiburaburyo umuntu w'inkozi y'ibibi ugera umuntu urute ugoreka ijambo ry'Imana ntabwo ibintu binezeza umutima w'Imana birayibabaza iyo yumva abantu babikora noneho igice cya 10 aho ngaho nyine umurongo wa 31 n'uwa 32 akanwa k'umukiranutsi kavamo ubwenge ariko ururimi rugoreka ruzacibwa umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi reka mbisegure ku banyumva mbamenyesha iri jambo ubugoryi rihurira no kugoreka yego ubundi gira n'isano buryo ubugoryi ariko nibyo ubundi kugoreka niryo jambo ribyara ubugoryi kiriya kintu kiragoretse kiragoryamye yego niho bavira mu gihe cy'ubugoryi yego ndagira ngo amatwi babyumve neza bumve ko umuntu ugoreka ibintu n'ufite icyo kintu cy'ubugoryi muri we Yesu adufashe cyane kandi yita umunyabwenge we ariko uzi kujya gukora agatuti n'ingofero n'ikoti byose wakabaye n'ipantaro wambaye nabi n'agatuza karangaye karya nta kintu kiriho ukajya gusetsa abakoresha ijambo ry'Imana kandi abakwicaye imbere ari abanyabwenge barize bafite amashuri yabo bibitsemo bakumva iby'ubugoryi bikabasetsa bakanezerwa Imana dutabare bakabyishyura amafaranga ni ukuri ikibabaje hari ikintu yasagize avuga yuzuye umwuka wera aravuga ngo nimureke gukorera ibidahagije mu buntu ko muri byiza by'ubugingo ariya mafaranga hariya hantu hishyurwa byanga bikunda ni contribution ya buri muntu buri muntu azanye ayatanga bagiye guseka ubupfapfu yego bakayahuza bose uko babonye yego ubwije ukuri ko havamo amabati asakariye umupfakazi n'amakuviro
nkubwiza ukuri ko hava nko minervari y'umwana yirukanwe ku ishuri yabuze uko yiga ko no kuri misho nkubwiza ukuri ko havamwo amafaranga yo kuvuza abarwayi bityo dusante hari ahantu havamwo umuceri kawunga n'isukari bigaburira umuntu umuryango umwe cyangwa imiryango itatu cyatewe nuko yabonetse cyane cyangwa aya magambo abantu bakayumva nuko ndimo ndabigisha gukorera Imana gukoreshereza Imana ibyabo tukareka ubugoryi okay buriya kandi wenda nyiri sare bikorerwamo wabona nyumvise nabi kavuga atavuye amata mu kanwa cyangwa n'ubikora nawe akavanga muratukanye nyamara gusa natinya ko umuntu anyumva nabi kandi ukuri ariko kumera yego kuri kuraryana ntabwo nzatinya kuvuga ukuri sinanga kuvuga ukuri nibura uwo kuzakiza kuzamukiza kandi azigaravuga ati numvise ukuri tuma ijambo ry'Imana mu byakozwe nk'umwa igice cya 13 twumva ibintu byabaye ku muntu umwe wabangamiye ibyo Pawulo yavugaga yego reka duhere ku murongo wa 4 byakozwe n'umwe yego 13 umurongo nshaka ndakubwira wa 10 ahubwo duhere ku murongo wa 4 nuko batumwe n'umwuka wera bagiserukiya batsukira barambuka bafata ikuturu bageze Salamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda Yohana nawe abafasha baromboreza muri icyo kirwa cyose bagera Pafu basanga y'umukonikoni w'umuyuda umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bariyesu ari kumwe n'umutware Serugiyo Pawulo wari umunyabwenge uwahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana uwo n'umutware Serugiyo uhamagaje Pawulo Barinaba na Sawuli ngo bumve ijambo ry'Imana ariko Ruma w'umukonikoni izina rye rikosobanurwa abagisha impaka ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera akumara kumvise maze Sawuli ariwe Pawulo yuzuye umwuka wera aramutumbira ati wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose wa mwana wa Satani we wa mwanzi ibyo gukiranuka byose we ntuzarorera kugureka inzira z'umwami Imana zigororotse nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanye uraba impumyi utarora izuba ubimarana iminsi please aha munyitondeho ko ndi umukozi w'Imana kandi mfite ifuhe ry'umurimo wayo muri iyi minsi ndatinya ko ikintu nk'iki cyabaye ikuturu cyaba no kuri iki gihe cyaba no kuri kino gihe Imana ikarakarira ibi bintu igahana nizere ko abantu bamaze gusobanukirwa kwihana wenda ibyo tuzagira icyo tubiganiriza abantu twigisha abantu ko Imana ihana nk'uko umuntu wese w'umuyobozi iyo abona ibitagenda neza bikangara akabicyaha niko n'Imana ihana aha rwose yahannye uyu mukonikoni w'umupfumu mwumvise ko ngo yari yarisize izina rya Bariyesu urumva harimo Bariyesu ni ukuvuga ko yafashe izina rye yongera irya Yesu Bariyesu noneho ngo akaba umuntu w'umukonikoni w'umuyuda akaba umuntu w'ibinyoma urumva n'iryo zina yiswe byose none ngo abonye yuko hari gahunda yuko uyu mutware yatumije Pawulo mu ijambo ry'Imana aragurika arahaguruka aragurika arwangira ijambo arwanya ko uyu muntu yizera Pawulo yuzura umwuka wera rero aba arahagurutse aramutumbira amubwira ariya magambo yose mwumvise wa muntu mubi we wuzuye uburiganya n'ububi uzageze ugurika ijambo ry'Imana rigororotse guhera uyu mwanya mvugana nawe murabe impumyi uzayimarana iminsi gasome twumva uko byagenze ku murongo wa 10
11 nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanye urebe impumyi utareba izuba ubimarana iminsi muri ako kanya mushiki wanjye siko handitse muri ako kanya igihu kigira gute kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye arindagira kabakaba ashaka bo kumurandata noneho wa mutware bari byabangamira kwizera uwo mutware abonye ibibaye agira ate arizera atangaza kwigisha k'umwami Yesu ni ukuvuga iki wa mukonikoni wabuzaga Pawulo kuvuga ijambo ry'Imana ngo uyu mutware Serugio yizere n'ubundi yijerwe n'ikintu kimubayeho yego bivuga ngo Yesu Kristo yaramutse agambiriye kugira umuntu wizera atsinda ni hahandi nubwo mwagoreka muti yego ariko Yesu we umurimo urakomeje yego ibyo bishatse kuvuga mu minsi yatambutse inshuti zanjye higeze kwaduka ibindi bintu kandi ntacyo mvuga mutazi mwaba mwarigize mwumva abasore insore rwose zangiye gutya zipanga ibiganiro debate zikabikora nko ku maradiyo n'ahandi icyo gihe zaneguraga cyangwa zikagaya igitambyi ubupasitori ntabyo wumvise zikavuga ukuntu icya 10 kidakwiriye gutangwa ntabyo wumvise nabyo ko kidakwiriye gutangwa kuko uburewe nta bukiriho yego narabyumvise duko nta barewe bakiriho ubwo nta barewe bakiriho rero nta n'impamvu y'iki icya 10 debate uriya kavuga icyo yabivugaho bakaba ari nkari cyangwa bane cyangwa batanu yego ikibabaje aba bantu barimo gukritika cyangwa kudiscussinga kujya impaka ku cya 10 ntibazi bya Bibiliya ntibazi ngo kivahe cyatangiye ryari gitangwa gite gihabwa nde gikora iki yakada gupfa kujya gusaba kavuga urabyumva ikibabaje inshuti ya Kristo uzi ko icyo kiganiro n'izo nyigisho hari abantu zagiye zikangiza na n'uyu munsi none bahagaze gutanga icya 10 mu nzu y'Imana nyamara iyo baduhamagara bakatugisha inama bakatubaza icyo biri bivugaho ndemera ko ubutambyi bwahindutse buva mu nzu yo kwande yo kwa Lewi yego ariko bwaraje bufatwa nandi na Kristo kandi bwagiye kwa Yuda rero sibyo bufatwa na Yesu Kristo yego kuko ubutambyi bwarahindutse ariko bwarakomeje sibyo yego bwarakomeje gukomeza kwabwo rero kuvuze yuko ibigendanye nabwo byose nta gihagaze kuko umutambyi wacu mukuru ni Kristo niwe wabaye le grand prêtre amaze kuba umutambyi mukuru agira abandi batambyi bakorana nawe mu by'ubwami biba harese ari ugasanga abantu bishe ibintu bayobeje abantu reka mbabwire ijambo rikomeye reka mbamenyeshe ko ugusha umwana muto muri aba ngaba batoye uko ibi bintu ubyumvise haraguka afite ukuntu agwa ubyumvise afite ukuntu ayoba ubyumvise afite ibintu ahagarika reka tusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 18 Matayo 18 kandi tugana ku musozo yego Matayo 18 umurongo wa 6 uwo murongo uvuga ngo ari kushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha yego ikiruta nuko yahambirwa urusyo yego mwijosi akazikwa imuhengeri mu nyanja uburebye Mariko nawe afite ukuntu yabyanditse mu gice cya 9 nawe afite ukuntu yabivuzeho uyu nguyu yavuze akazikwa Mariko igice cya 9 umurongo wa 42 we yavuze ngo iki yaravuze ngo umuntu wese uzashuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja yego ubwo Matayo yavuze kujya gute kumuzika
noneho mariko avuze iki? Kumuroha. Hanyuma se Luka we mu gice cya 17, Luka mu gice cya 17 yabyise ngo iki? Luka mu gice cya 17 umurongo wa 2 yaravuze ngo reka dute umurongo wa 1 nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja, biruta ko yagusha undi muri aba batoya. Imana ifashe cyane. Numva ko kugusha umwana muto, kuyobya umuto, ukamushuka umushukishije kwagurika ijambo, umushukishije uko ubyumva mu myumvire yawe, bigira ingaruka ku muntu ubikoze. Kandi Imana ifite uburakari. Nsoza reka mbamenyeshe ko ijambo ry'Imana ni iby'umwuka kandi bikwiye gusobanuzwa iby'umwuka bindi. Yego. Amen. Ni iby'umwuka kandi bikwiye gusobanuzwa iby'umwuka bindi. Reka turebe urwandiko rw'Abakorinto ba mbere igice cya 2, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 13 n'uwa 14. Cyangwa dore ku 12 igice cya 2 dore ku murongo wa 12. Yego. Ariko twebweho titwahawe ku mwuka w'isi. Banza vuga kantu vuga ko n'isi ifite iki? Umwuka wayo ukorera mu bantu, ni uri ukorera byose. Yego. Ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye. Yego. Ariko ibyo tuvuga ariko ibyo ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Yego. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo ki bw'umwuka. Yego. Ngiki kintu gitumye ninginga babene data, ninginga abana banjye, harimo abangana nabo mbyaye, ninginga abavandimwe ngo bahagarike, barekeraho, babyihane, niba na ngombwa basaba Imana imbabazi bayaturire. Yego. Ko batazongera gukinira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni iby'umwuka, bikwiye gusobanuzwa iby'umwuka bindi. Umuntu wa kamere ntakwiye kubisobanura uko yishakiye, uko abyumva mu bwenge bwe. Yego. Babigenza uko yishakiye. Oya. Ariko reka tuze mbabwire iki. Bibiliya ntivuga ijambo ry'Imana buri nk'inkota. Abantu bajya bamenya inkota itandukanye n'icyuma gihata ibirayi. Inkota igira mugi nicyo kintu yiranga. Ari nayo mpamvu mu gihe cyose itarimo gukora igomba kuba iri hehe? Mu rwubati. Niyo mategeko y'inkota, mu kuyitwara, mu kuyitunga, ikavamo igiye kuri igomba gukora. Rero impamvu ihora mu rwubati kandi ubwubati rukagarukira aho ubugi bwayo butangirira cyangwa bunyura, ni ukugira ngo tuzagire ujya gute uhirahira akoramo. Yego. Hatagira uhirahira akoramo kuko akozemo yamubaga. Ijambo ry'Imana n'inkota abantu bashatse kwitonda kuko nta wayikoramo, nta wayikinisha. Oya. Bazaba amahoro. Yasiga rwose imweretsaho ibiri inkota nyine. Yego. Mwama dufashe cyane. Amen. Bisubiremo, ntabwo tubujije abana reka mvuge agakunguka gutarama, kunezerwa. Uriya mushiki wanjye ndetse na prefera ko donc nashima ko bahaguruka bakajya ahantu nk'hariya, bakazana intore zikababyinira, bakazana umuhanzi akaririmba, bibaye byiza nawe kandi akaririmba za ndirimbo zisiga isomo. Ntabwo ari indirimbo zibiba ibintu runaka, izitaba iby'amacakubiri, zikabiba urwangano n'ingengabitekerezo, hakaba n'izibibirari kandi hari n'izibirari mu bantu. Nibagende
bicara ahantu bumva umuntu bumva ibintu banezerwe bakuremo isomo ariko bitari ugukinira mu ijambo ry'Imana. Yego. Nibashaka ijambo ry'Imana bahamagara umushumba abigisha. Niba bahamagara nzajya mbigisha ijambo ry'Imana. N'undi mwigisha wundi dufite abigisha mu Rwanda bafashe ijambo ry'Imana bagaburira ubugingo buhagije. Ni ijambo ry'Imana bivuga ngo ubibira mu mwuka azasara ubugingo buhoraho ariko ubira mu mubiri azasoramo kubura. Yego. Imana ibafashe cyane kandi bagirire neza. Amen. Yego. Imana iguha umugisha cyane mushumba, amagambo dusobanuriye arakomeye kandi ijambo ry'Imana nk'uko mwatangiye mubivuga nta kintu na kimwe kibaho muri ubu buzima turimo tudasanga mu ijambo ry'Imana. Rero tujye twitondera amagambo y'Imana bitazatubera nko kuri ya muntu washatse kugoreka ashaka kubuza umutware cyangwa se umuyobozi kwizera. Rero bene data nshuti zanjye mureke duhagarare mu ijambo ry'Imana cyangwa se ujye hanze yaryo. Kina ibyo hanze wikina mu bintu by'Imana. Imana iduhana umugisha mushumba, ndifuza kudusengera. Aya magambo wavuze arakomeye, bishobora kuba ibyo biganiro cyangwa se ibyo bitaramo bikurikirwa n'abayobozi, bikurikirwa n'aboroheje, bikurikirwa n'abantu batandukanye kugira ngo imitima yabo niyumvira ijambo yifashwe bahindukire. Gufashwa no guhindukira ukareka ingeso wari urimo ukajya mu byiza. Imana iduhana umugisha. Mana data twese turagushimiye ko duhaye umwanya ngo dukore nk'uko Yesu yakoze. Umunsi umwe arimo agenda agera ahantu mu rusengero asanga baracururizamo baraguriramo harimo akavuyo harabera muri dakwiye kuberamo, nuko ahangana nabyo yasohora bisohora arakubita mbese arwanya ishyaka ry'inzu yawe. Natwe nta kindi kiduteye ni ifuhe ry'umurimo wawe. Turifuza yuko ijambo ryawe rwose ryahawe agaciro karikwiriye. Urakoze ngo dufashe twiteho muri byose mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen.